so nongeye kubakira ino ni Draw Me Contest ya gatanu aho tugiye kuganira n'uwatsinze kuri ino nshuro ni umukobwa. Kuri ino nshuro za mbere twari dufite abahungu ariko uno munsi ni umukobwa, so stay tuned uze tujyane turebe uwatsinze noneho tunaganira. Thank you. Turabakiriye muri Draw Me Content ya gatanu. No munsi mbazaniye uwatsinze kuri ino nshuro ni umukobwa. Twari tumaze content enye oya eshatu dufite abawina b'abahungu, ariko uno munsi dufite umukobwa. Reka atwibwire, wibwire abantu badukurikiye, umubwire so utangire. So amazina yanjye nitwa Beza Kevine, nkaba ndi umunyeshuri muri kaminuza, nkaba ndi inshuti ya Sangwa, nkaba nishimiye cyane ino challenge ya Draw Me Content. So nkaba nanishimiye cyane kuba gutsinda ku mwanya wa gatanu. Ni ibintu twaharaniye muri context ya gatanu. Amazi y'ishyushyu, amafaranga y'ishyushyu twarakotanye cyane, ntabwo biba byoroshye. So ni ibyo ngibyo murakoze. Okay, tubwire muri make kugira ngo uze gukora no context. Ni byagenze bite? Ni izihe struggle wanyuzemo kugira ngo uno munsi ube uri uwatsinze? So first of all, iyi challenge nayimenye mu kwa kabiri, nibwo namenye yuko ihari. Hanyuma mbaza Sangwa, ndamubaza se bigenda bite, aransobanurira. Ni challenge iba kuri buri tariki 25 za buri kwezi. Ni ibintu yatangiye guhera mu kwa 12. Njye nabimenye ntinze mu kwa kabiri, nayo mpamvu natinze kubikora. So mu kwa kabiri video yakoze kari agashota agapostinga kuri YouTube channel yiwe. Hanyuma ntinda kukabona, ubwo ashyiraho ikibazo then tugasubiza. Hanyuma ntinda gusubiza, kandi umuntu utsinda n'uwo wasubije bwa mbere yasubije neza. So rero natinze kubibona. Hanyuma nasubiza ndi nk'uwa gatanu ndatekereza. Sinzi niba narasubije neza, byo simbyibuka neza. Ubwo birangira ntatsinze, ariko ubwo nyine igihe cyari kitaragera. So rero narakotanye kuri iyi nshuro, byange bikunde ngomba gutsinda cyane. So ikintu nakoze cya mbere kwari ukubisetinga kuri kalenda yanjye tariki 25 video saa 6 z'amanywa nibwo iba igiye haba yipostinze kuri YouTube channel yiwe. Hanyuma saa 6:03 nari maze gusubiza, nari uwa mbere. Yawusubiza muri comment ikibazo yabajije, then wakibajije neza ari uwa mbere ni nawe utsinda. Wagisubije neza ni nawe utsinda. So nuko nguko byagenze. Ese Kevin, Ego ibintu bijyanye na art ubibonete, wari usanzwe ubizi, wagiraga abantu babikoraho nyine ibintu bya art? Ego bimenye ute nyine kubona ko biriho cyangwa? So ibintu bya art, tuzi ko art ibamo ibintu bigiye bitandukanye, ariko njyewe personally nabimenye bihereye ku bintu by'umuziki cyane cyane. Nakuze nkunda njye kumva indirimbo za kera za gakondo, imbyino za gakondo. Ibintu nk'ibyo turabizi, tuba mu matorero tubyina amaraba, ibintu nk'ibyo. Ariko ku rundi ruhande wenda ku byerekeye n'ubugeni, gushushanya, ni ibintu navuga nabyo nakuze nkunda cyane, kuko ni umuntu ukunda kugira amatsiko nyine y'utuntu dushyashya, ibintu bidakorwa nk'uko ibintu nyine biba bidasanzwe. Ibintu biba bidasanzwe. So ibintu bya art ni ibintu nakuze nkunda cyane. Wenda sinagize impano yo gushushanya nkawe, ariko ni ibintu nkunda kureba, ni ibintu nyine mba mbona biri creative cyane, biba bidasanzwe. Hari ukuntu tuba tureba ibintu tukabona ibintu byose birasa, imitako cyane cyane ibintu bikorwa mu nganda. Nyine baragenda bagaproducinga ibintu nyine in mass quantities, ariko byose amadesign ari amwe. Aho art ibera unique nuko yoyo
ibintu ntabwo biba bisa, buri kintu ubona ko gifite umwihariko wacyo, kiba gifite design yacyo. So rero niyo mpamvu mbikunda cyane. So ngewe kugira ngo njye prefera nk'abantu bakunda interior designing cyangwa ibintu by'amadekorasiyo, aho kugira ngo ngende nkoresha ibintu byakozwe mu ruganda cyangwa ibintu biri uniform abantu bose babona bimeze kimwe. I prefer biri ku masoko tubona bisa. So I prefer yuko nashaka umuntu uzi art cyangwa umuntu ukora interior design ariko ibintu bisa nkaho biri unique abandi bantu badafite. So muri make nkunda ibintu biri unique cyane, icyo niyo art igira umwihariko wayo ugereranyije n'ibindi. None se nk'ubu ko ushobora gusanga wenda banakoreye nk'izi drawing bashaka ko barenga, ubu wabyita ko biri unique kandi ushobora kuba wenda hari n'abandi bafite drawing bisa gutya. Wowe ku giti cyawe wabyita ko ari unique cyangwa none byaba bimeze nk'ibyo wambwiye kuba mu ruganda ariko biba bifite design? Oya, biri unique kuko nubwo ndatekereza ko mu bantu mushushanya wenda muri ntuza mvuge muri career yawe, mu bantu mushushanya ndatekereza ko buri wese aba afite umwihariko wiwe. Wowe ufite uko ushushanya, mwese bashobora kuba 10 cyangwa bakabakreye icyo mukoresha cyose cyangwa amarangi paintings, ariko ndatekereza ko ibishushanyo byanyu byaba bitandukanye, buri wese aba afite umwihariko wiwe. So rero hari itandukaniro rinini kubera ko buri muntu mu bugeni bwiwe aba afite iyo uniqueness itandukanye n'iy'undi. Numva ari ibyo yagejeje kubisubiza neza, umuntu uzi art wagira ngo warayize. Oya, ndabikunda, ikintu ukunda ntabwo uragikurikirana cyane. Ese koko wabyinnye nyine warabyinnye marabu? Oya, njye nabaga mu baririmbyi, nararirimbaga. So mfite impano yo kuririmba kinyarwanda. Uracyabikora? Rimwe na rimwe nko gusohora abageni, ariko cyane cyane umuntu yabikoraga akiga muri za segonderi tugifite mu matorero tubarizwamo, ariko n'ubu once in a while umuntu arabikora. Umuntu akeneye byo gusohora abageni njya mbona bikora konti n'inshuti yanyu wundi ubikora. Yego, ino minsi cyane cyane noneho tugiye mu minsi yo mu mpeshyi abantu ubukwe bwinshi, so ibintu bikunze gukorwa. Urumva ari ibyo ngibyo. Noneho tugiye mu mwanya wa challenge. Tugiye guha challenge, nzajya kubaza ikibazo, noneho kibe gifite choix ebyiri, A na B. Ariko A ariyo nyikubwire, ariko B yo sinzajya nyikubwire, nzajya nyikubwira ari uko wamaze gusubiza. Ngo tuvuge ko B iri invisible. Usubize, noneho numara gusubiza nzahita nkubwira B iyo yariyo, nawe uhita wumva muri sanze wumve bitewe n'uko ntasubize, wumve nimba wakotoye cyangwa ariko sibyo. So twagiye ikibazo cya mbere. Ari ukuba mu Rwanda, ubwo nuvuga ngo A ni u Rwanda, no kuba B invisible. Icyo gisubizo cyawe nyine hagati yo kuba mu Rwanda cyangwa B iri invisible, then ndahita nkubwira ngo so B ndumva A umbwiye ngo ni A ari ukuba mu Rwanda, so B ari ukuba Canada. usanze B atari Canada. Ubwo uhitamo A cyangwa B. Ushobora gusanga B ari nko mu Burundi cyangwa muri Congo. Kuba mu Rwanda, ubwo kuba mu Rwanda nyine bikurikira B yari muri Congo, ubwo nyine ntagikoze bihuye n'uko washakaga cyane. Twagiye A, ubwo twagiye kuri A. Ari ibishyimbo, ubwo A ni ibishyimbo, na B invisible, ubwo inyama. Ubizi ko B ari inyama? Simbizi ko ari inyama, ariko mpefera inyama. Ubwo nuba ngo wafata B invisible, A nafata B invisible. Yego,
ni inyama rwose inyama rwose. Okay, twagiye icya gatatu. Yego. Cristiano yiriya mupira cyane ariko amakuru y'ingenzi umuntu arayamenya. Okay, B invisible niwe wapfa kwemera nyine kuba no base nyine akina neza yewe nkunda ya Cristiano. Yego. B n'undi aba ari Messi iteka no ushize nakimubajije. Yego. Noneho twagiye ari ukorora imbwa wow ni B invisible wakorora iki B cyangwa B ingurube kubera iki? Kuko ingurube zo wazibonamo umusaruro kubera ko no korora imbwa. Okay, wajya zigurisha zigira amafaranga cyane pe. Tukabaza cyane okay kuririmba nyine ikintu wakora nyine wakwiye gukora muri public abantu benshi. B invisible kwa ko usanzwe ubikora si igihe ushaka usanga B yoroshye. Harimo wenda ko umuntu ntabwo ari uko nzi kuririmba cyane ariko nibyo nakwifasha umuntu akagutungura akakubwira ngo ngwino bari bagutumiye mu birori bakagutungura ngo ngwino ukore mu kimwe ari ukuririmba cyangwa B invisible nyine utakizi. Ari ukuririmba za ndirimbo nakubwiye za gakondo aho ni nta kibazo. B nayo ngiye kukubwira ngo tuvuge urugero yego agiye kumvisha abantu ikintu runaka n'uwo watacyumva ukakibashyira so asubije uko abyumva ubwo nawe wasubiza uko ubyumva ubwo umuntu uzajya yanazamubaza nyine nawe azambwira uko abyumva. So reka dukomeze tujye mu gice cya nyuma ngiye kumuha umwanya mbaze ibibazo bikeya yifuje kumbaza ibibazo bikeya noneho dusoze gahunda yacu y'uno munsi. So ndakwakiriye mbaze uriya nkawe umunyamakuru noneho umukire so ikibazo nshaka kukubaza cya mbere ibintu byo gushushanya se ni ibintu wakuze ukunda ni impano wavuga ngo wavukanye cyangwa nawe ufite ikintu cyakwinsipayarinze kubikora? Icya mbere ni uko cyangwa gushushanya nakoze ibintu nkunda kuva mu myaka mikeya kuva ku myaka 6 nyine nko muri primaire ya kabiri ya mbere kugira nashushanya nibo kugira nashushanyije nko muri primaire ya kabiri yo gushushanya ifoto ya Ronaldo yabaga iri ku ikayi abana bambaye umwana uzi gushushanya igihe nibwo bwa mbere nakoresheje no kureba pote niyo arabona abantu ibyo kudukoza babizi ni creos ari zino zisanzwe ziba zimeze zino bike zicapa zirakose cyane ukuntu oya ni creyo bashyiramo ndazizi twakandaga kakaza kakashira ukongera ugakanda niko nibwo bwa mbere songoye cyane nibo bana nayo yikoresheje ndabaye sinakwiye n'ubwoko ubona nibo bana nayo nyibonye urumva nayo nyine muri primaire ya kabiri so nkora gutyo nkora mbikunda navuga ko ari impano noneho naho nagushushanya nkafata bino bitabo twigiragamo bya siyanse bya social studies ndeba ari amashusho arimo bajya bashushanya noneho hari n'ukuntu twabaga dufite bino bitabo biba birimo amashusho menshi cyane cyane abana barabikunda burya nako ndakuye amashusho mu bitabo rero bikaba bitanyeye kuraje rero birangira bikunze cyane bagera abantu bamotiva bafite mu yombi ushushanya rero akajya motiva tugashushanya birangira mbikunze rero birangira yemeje kuzajya ku Nyundo kwiga nshaka kujya ku Nyundo buri gihe byarangiye ugiyeyo yego
niho wize burya nari mfite inzozi zo kujya ku Nyundo guhera muri ariko ubu pirimeri ni ya gatanu. ni elevo ugiye kwiga Ariko natangiranye izo nzozi kuva mu wa gatanu pirimeri, nkiga nzi ngo ndakora icya leta mu wa gatandatu pirimeri, nindangiza nitsinda neza nzagende nze kuba noneho nzajya muri mu wa gatatu nkiga nyumva no kumenyera ndetse nyaso umbwiye ko wagiye kwiga ku Nyundo, ese ababyeyi babyakiriye bate? tuzi ko ababyeyi bacu cyane cyane wenda hano mu Rwanda usanga iyo uvuze ku Nyundo yajemo ibintu by'impano ntibabyumva, bashaka tujye mu masiyanse mu bintu bya bizinesi, ababyeyi babyakiriye bate? bo barabibonaga yuko ari ibintu babona, babonye hakiri kare baravuga reka tubireke agiye ajya abikora. Baragushyigikiye? Yego barashyigikiye, ko ndibuka no mu wa gatatu nkora ntabwo ariho bampaye, byabaye ngombwa yuko mama ajya guhinduza ikigo, ajya guhinduza byirukankamo kugera ubwo twabonye icyo kigo, kuko namaze nk'icyumweru mu rugo abandi baragiye kwiga ntegereje ko bampindurira. Icyo gihe rero bikora rwose nari meze nk'ugiye muri paradizo, nuba nishimye cyane, nuba nta kindi kintu kubera ko kabisa ni ababyeyi bakeya ibyo bintu babishyigikira. Numva rero noneho n'isomo bampaye kwiga rindiye, numvaga atari n'ahantu bapfa guhengekera basi, we bampaye veterineri. Noneho niyo yabasi ari ibintu uvuga ngo basi ubwo mbibuze reka mpfe kujya kwiga ibi bampaye, ariko numvaga rwose bitavamo. wowe ntabwo uhitamo ususha, wenda tureke ko wari ufite gahunda yo kujya ku Nyundo, ntabwo wari wahisemo ibintu by'aya masekisiyo za PCB, za hege, za kera? ariyo nari nahisemo, nari gususha amasekisiyo abiri. Kuri choice ya mbere yashyizeho art, no kuri choice ya kabiri nashyizemo MPC. Icyo gihe numvaga n'imibare nabonaga basi nzayikora, nzajya kwiga MPC, wenda gushaka nkajya nshyira ku ruhande, mbona barabimpaye. Ikintu nishimiye ni uko wagize mu babyeyi bagushyigikira, ko ibintu byacu, gahunda zacu cyangwa inzozi zacu, navuga ngo iyo umubyeyi agushyigikiye abyumva, ni nk'aho kabisa imiryango imwe n'imwe iba ifungutse. Nibo bantu ba mbere uba ufite hafi wo kukubakinga, kuko nko muri iki gihe basi abantu batangiye kumva akamaro ka art. Mbere ntabwo bari bazi ko art ishobora gutanga akazi, ishobora gutanga uburyo, ariko for sure art niyo ingejeje aho nyine ngeze mu buzima busanzwe, nibyo nkora, nibyo navuga ko bintu by'ibanze kandi by'ingenzi, kwiga wiga ukishyurira universite, ukakora n'ibindi ku ruhande, ukaba wakora n'indi mishinga, ntabwo ari ibintu bibi. Ni ikintu cyiza rero, ashishikariza n'ababyeyi bafite abana bafite izo mpano kuzikuza, kuko iyo uzikujije hari icyo bizabyara, kandi ni ikintu ushobora gukora ukanagifatanya n'ibindi bintu. Nicyo kintu cyiza. Nkubaze wenda ikibazo cya nyuma, ubona ko uretse ubu nyine nk'uko umaze kubimbwira, abantu batangiye kubyumva, kubiha agaciro, ubona ni iki kikwensipira buri munsi kuvuga uti wenda nk'abandi, wenda nkatwe twese turi urungano rumwe, turacyari kwiga kaminuza, tuba tuvuga ngo dusoze tubonera bachelors, tugende dukore, dushakishe akazi, tugire gute, ariko wowe ni iki kikwensipira ukavuga ati nubwo wenda ntabwo uragera ku rwego ushaka, cyangwa ntabwo ubonamo amafaranga nk'ay'umuntu uri gukora wenda ukorera leta cyangwa iki, ni iki kikwensipira naho ubona yuko isa nk'aho itarajya ku rwego rwo hejuru cyane, ariko ukumva wakomeza ari byo bintu ushyiramo umwanya wawe munini? Ikintu cya mbere buriya ni passion. Burya iyo ufite passion mu kintu, burya igihe cyose, umwanya wose byatwara, burya iragira, urihangana, uvuga ngo anytime bizacamo. So rero nicyo kintu cya mbere mbikora mbikunze. Ikindi twako nzi ko ari ibintu byanjye, ari impano, ari ibintu nzi gukora neza kurusha ibindi. So iyo uzi gukora ikintu neza kurusha ikindi, umva biba akarusho, yabikora neza igihe runaka,
birakuzamura kuko uba uhereye nk'igihe narangirije kwiga ntabwo ari cyo gihe ariko bikimeze n'ubu hari ikintu kinini ubona kigira natangiye munasitaragoringa ikintu cyakuturaka turi aho turimo amafaranga makeya ariko nyine kugira ngo ubone n'utuntu tw'ingenzi ibintu byose ntubisabe mu rugo kugera naho ntajya gukora noneho wakora utuntu tunini biraka binini kugeza ubu ngubu basimbura ngo hari ibyo mfite nkora biri permanent bihoraho ya art project ndimo gukora kuri Zaria Code muri Ramba Art so urumva rero hari intambwe umuntu aba amaze gutera nicyo kintu nshimira Imana ariko nshima Imana yuko nayo ibizi bino ikintu kizatunga yego n'izo mbaraga zo kubikora n'ibyo ngibyo muri make so courage rero courage kabisa turagushyigikiye niyo mpamvu ubona upostinga ama challenge tukayakora ni inkunga iba ikomeye kandi ndabishima na bagenzi bawe bumvireho uretse no muri art ariko twese tuba dufite passion zigiye zitandukanye cyangwa impano zigiye zitandukanye so ikintu kijya kitwica cyane ni ukureba cyane ngo tuzakora ibijyanye n'ibyo twizeye ngo tuzagira gute aho ushobora gusanga cya kintu ukunda uyu munsi wa none nawe wabona gisa nk'igisuzuguritse cyangwa ugatangira ubona nta musaruro munini ubonamo ariko iyo udacitse intege urashobora nk'uko utubwiye nyine urugendo rwawe kabisa twabyigira urakoze cyane mbajije ibibazo byiza kandi byoroshye so ubu ngubu turangije drawing ya Kafine tugiye kuyikora tugiye kuyimushyira muri frame iyi ngiyi so ubu ngubu ngiye kuyishyira muri frame noneho turebe uko iraba imeze urabibona gutya so twagiye kwipinta okay noneho tumaze kuyishyira muri frame ubwo reka tuyimuhereze atubwire niba ari we koko namwe arababwira then next time muzakora so tubiri wareba ukatubwira koko nimba ari wowe cyangwa narababeshya abantu guys ntago yatubeshye amazed ni nziza ndabona nyine ifoto ni nziza ndabona ariyo nziza kurusha umuntu nyirizina in person ntago mbabeshya murebe niba ariko bimeze ubwo Imana ishimwe kuko hari igihe ushushanya umuntu bivemo cyane ariko nyine ifoto yakoresheje as reference wayishushanyije neza kurusha ifoto nyirizina so ndishimye cyane we appreciate n'iyi challenge bamwe tubyungukiramo so you guys nawe niba utari wagerageza amahirwe ntazagucike ibintu ni byiza 25 za buri kwezi saa 6 z'amanywa ntugacikamo so ndagushimiye cyane sinzi aho tuza kuyimanika ariko igomba kujya nk'ahantu igaragara cyane